numva ibere rifite umuriro ndavuga ngo yenda hari nuko nagenze kuzuba reka niyambure fata imyenda cyangwa njya muri dushe mbanze numve ko ntora akayaga numva bikomeje kuba ikibazo cyane ibere riguma rishyuha rihinda umuriro numva ndababara cyane aho bari babazi ryari ibere ariko mo hagati harimo umwobo ugeramo hasi iyo umuntu bamubaza ibere arapfa niba kubaga rero uzapfa kanseri irakira kuko narabazwe muri icyo gihe muri ibyo bitaro nabayemo igihe kinini habaga harimo umwobo ugera hasi noneho yanyama cyangwa navuga ibinure byo mu ibere bitangira kuzamuka bigenda bizamuka gake 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 gake. Twongeye kubashimira abakunzi bacu badukurikiye abari mu Rwanda abari mu mahanga mukuri Yesu nashimye muri aho mumeze neza rero muko mubona ngaha kuri kamera zacu dufite umutumirwa hano ayitongera twibwira ese ninde ni muntu ki amazina ye ubundi dukurikira ikiganiro Yesu nashimye ahimbazwe cyane amakuru ni meza tugwaye ikaze kuri kamera zacu murakoze cyane wakibona dukurikiye bibwira yego murakoze cyane naje hano gutanga ubuhamya bw'imirimo myiza Imana yankoreye ariko reka mbanze mbibwire kugira ngo tubane tuziranye amazina yanjye ni Nyirabadage Jacqueline yego ufite izina ryiza yego niko nitwa ariko hari abantu bajya bibanda kumbaza Nyirabadage ni muntu ki cyangwa Nyirabadage ryavuye yego Jean karame wanze dushyire mu isengesho dukomeze ikiganiro dusengere murakoze cyane reka dutangire dushima Imana yacu yego Mana turagushimye tugushimiye kugira neza kwawe tugushimye uburinzi bwabanye natwe kuva mu gitondo kugeza kuri aya masaha izina ryawe nishyirwe hejuru uyu mwanya rero turi imbere yawe tuje kuvuga imirimo n'ibitangaza watugiriye tuje kuvuga kugira neza kwawe twabonye tuje kuvuga yuko twabonye udukiza mu gihe twari turwaye izina ryawe nihabwe icyubahiro turasenze rero ngo iki kiganiro tujye gutambutsa abari bucyumve nabo ubahe ihumure kandi ubahe ibyiringiro kugira ngo bumve yuko ushoboye byose tugwaye karibu n'ikaze rero ngo bane natwe kuva dutangira iki kiganiro kuva dushoje mu izina rya Yesu Kristo niko tubisabye twizeye amen amen. Jani Imana igumugisha ndetse aho ngo kupfutse kuboko byakigendekeye gute uko kuboko iyo ukiri mu isi Satani hari igihe akubona yego kimwe cyo iyo uri umukirisitu duhura n'ibigeragezo cyangwa n'intambara ahangaha naranyereye nikubita hasi Jani rero twagutumye kuri kamwe mutubwire muri bitangaza Imana yakoze duhubanya bwawe watangiye wibwira abantu dukurikiye ubone bwawe ubundi ukomeza ikiganiro nyine tukugira ngo badukurikiye bumve imbaraga z'Imana bumve ubushobozi bw'Imana yego murakoze cyane nkuko natangiye mbibwira mvuga izina Nyirabadage ndumva nabanza nkisobanura kuko hari abantu benshi bajya bambaza ngo kuki witwa Nyirabadage yego izina Nyirabadage rero ryaturutse ahantu hakomeye cyane yego mama yarantwise amaze kuntwita muzi yuko abana cyangwa umubyeyi atwita abana cyangwa umubyeyi atwita umwana yego akaza kuvukira amezi 9 njyewe rero ntago nagejeje icyo gihe navukiye amezi 7 Jean yego uba muzima mba muzima Imana ishimwe benshi ntago bakunda kubaho ariko kuko Imana hari icyo yarindindiriyeho kugira ngo uyu mwanya nzabe ndi gutanga ubuhamya mvuga imirimo y'Imana yakoze niyo mpamvu hari aho byavuye baza kuntwita rero mama arantwita sinavukira amezi 9 nk'abandi bana mvukira amezi 7 mama yaragiye nkuko umubyeyi afata urugendo akagenda ambyarira ku nzira ku muhanda iwacu ahahoze ari akarere ka Gikonko ubu ni akarere ka Gisagara jahuka mu majyepfo yego mvuka mu majyepfo Butare yego mvuka urakoze cyane mama rero biba ngombwa ko uwo mwanya yumva ko mu mubiri we bihindutse nza kuvuka urumva navukiye y'amezi 7 twari dufite ivuriro iwacu ryanyu cyangwa mwivurizaga naho twivurizaga
biba ngombwa rero ko baza kudufata abo bazungu baratujyana n'ubundi mu bitaro byabo kwa muganga hanyuma mbamo mu bitaro mama arataha maze amaze gutaha maze babona yuko babazungu babona yuko maze gufatika batumaho mama ngo azaza afate kuko urumva nibo bangaburiraga bari bafite hari amata bajyaga bangaburira bakama yo kunywa hari amata bakundaga guha abana rero bayitaga ngo amashunushunu n'ay'ihene amata y'ihene niyo yankujije abo bazungu nibo bayampaga yabaga arimo bafite uko babikoraga nibo bayampaga nyine nibo bapangiraga ibyo kurya niyo yantunze igihe kinini maze kumenya ubwenge rero fatika ndakana gafatika biba ngombwa ko batumaho mama aza kufata nibwo bafashe kunyita rya zina Nyirabadage kuko urumva nibo ryavuye izina Nyirabadage naho ryavuye Nyirabadage biba ngombwa rero ko baza guha mama umwanya nawe arantahana ajya kunyitaho arantura mu rugo arandera mbamo umuntu mukuru mbamo umuntu muzima niyo mpamvu uyu mwanya nanjye numva natanga ubuhamya bw'imirimo Imana yagiye inkorera maze gukura rero naje kugira ubwenge mba umukobwa w'inkumi ufatika nsanga mu rugo ndisanga mu rugo ari jye jyenyine na mama mfite ababyeyi babiri papa na mama yego maze gukura rero nisanga mu rugo ari jye jyenyine nijye mwana wari uhari ariko muri cya gihe nari mpari mbona ubuzima bwo mu rugo buri hasi cyane ntangira kuvuga ngo nanjye ndebe uko nafasha ababyeyi nkajya njya guhingira abaturage mpingira amafaranga 700 ku munsi noneho nkajya mbona abandi bagenda sinari nzi mu mujyi wa Kigali mbona abakobwa bakajya bajya mu mujyi wa Kigali bagataha bakaza basa neza kubera nabishakaga yuko ngomba kubona amafaranga yihuta njya kwiga gukora akazi ko mu rugo rero bambwira ko bazajya bampemba 2500 ku kwezi ubwo hari umwaka wa kangahe reka ngusubize ngusobanurire hari mu bihumbi 2000 nibwo natangiye kuyakorera 2000 nakombe 2000 yego ja tuve mu kiganiro cy'akazi ko mu bwoko byagenze bakavuyemo ute ugeze hehe ugeze kuki bimeze bite murakoze cyane kugira ngo mve mu kazi ko mu rugo naje guhura n'ikibazo ndarwara nza kurwara ibere yego ngiramo ikibazo ibere naryaga naryama nkumva ibere riraremereye nkibaza se ni ukubera iki naryamye nabi ese ni akazi kenshi nakoze ni ukubera iki simbyiteho cyane hanyuma umunsi umwe nari mvuye mu materaniro iwacu ku rusengero murakoze cyane njyewe sengera Rehoboti ku mudugudu wa Rehoboti ahitwa Godiyari urusengero rwacu ruri ruguru y'umuhanda ADPR yego murakoze cyane nza kugira ikibazo mvuye gusenga rero numva ibere rifite umuriro ndavuga ngo yenda hari nuko nagenze kuzuba reka niyambure fata imyenda cyangwa njya muri dushe mbanze numve ko ntora akayaga numva bikomeje kuba ikibazo cyane ibere riguma rishyuha rihinda umuriro numva ndababara cyane no gukora birananira njya kuryama hanyuma ahantu nakoraga barambaza ngo ko waryamye se ufite igihe kibazo ukora akazi ko mu rugo nikora akazi ko mu rugo yego nza kugenda rero ndababwira baraza barambaza ufite ikihe kibazo ndabasobanurira mbabwira ikibazo ufite barambwira ati se wagiye kwa muganga ko tuzi ko izo ndwara zitajya zibaho ku bakobwa ko abantu barwara amabere yenda ari abamama baba barabyaye bakosa bakaza kugira ikibazo mu ibere yenda amashereka agasigaramo ko ariho tuzi bigomba kuba bimeze gutyo byabaye ngombwa rero abantu baguma baza no kusura abakecuru abakuze barambwira ati uzafata umwanya ujye kwa muganga rero bamwe bandangira mu kinyarwanda bajya bavuga ngo nta mupfu upfa atabanje gutera imigeri nabanje kujya mu kinyarwanda bakajya bampa imiti y'ibyatsi nkasigaho
amabumba yego nkasiga ifumbi yego bandi bambwa ngo wasanga ari ifumbi cyangwa barakuroze cyangwa barandoze biranga nabwo biranga ibere ritangira ahubwo kuzana ibisebe no gutema biba ngombwa rero ko noneho njya kwa muganga yego ngeze kwa muganga rero urabona iyo ugeze kwa muganga buri muntu abatakukwe abaganga baza kumbwira ati turabona ufite ikibazo kitoroshye turakubaga babaga mu ibere bakibaza batukira aho ngaho bakize ngo bakoga mu ibere wumvise umeze uti ntago byoroshye ntago biba byoroshye hari aho twavuye niyo mpamvu natwe turi kubivuga hageze igihe rero noneho abantu baba bari kwa muganga bakambwira ati nibakubaga iyo umuntu bamubaza ibere arapfa nibakubaga rero uzapfa noneho ntangira kugira ubwoba nanjye icyizere noneho kiratakara kandi usenga ese tukirangwa ko wasengaga amakuru y'ijuru wari ufite ra nta kintu Imana yakubwiye kubijyanye n'iyo ndwara cyangwa se n'ibere cyangwa se n'ibiki byose nta makuru ufite nta makuru nari nakabona ariko nararwaye nyine urumva ko narwaye njya kwa muganga nari mvuye no gusenga nabikubwiye njya kwa muganga igihe kiragera abaganga noneho barambwira ati tuzakubaga nanga kugenda ngo bambage noneho buri munsi bakamwa ngo umunsi turagushaka singende ufite ubwoba ubwoba biba ngombwa ko abaganga bafata bankorera inama inshuro 3 banyigisha hano ni kwa muganga niho waje gukirira kandi nta kibazo ufite mituweli tuzakwitaho abaganga ko bakubaga se ni myumvire bava ngo Imana izankiza ngo ndi gusenga icyo gihe nanjye nabaga afite n'igitabo cy'indirimbo ntabwo nzakubagwa nzaba mu rugo bazasengera nkire tukiri aho ngaho abantu badukurikiye rero iyo myumvire ngiye ntabwo nyemera Imana iyo myumvire kwicira aho ngaho urwate indwara ntujye kwa muganga wivuze ngo Imana izagukiza yego nibyo irakiza ariko no kwa muganga nibyo ugasenga ukanivuza dukomeze yego igihe kiragira noneho rero mpura n'umuganga w'umukirisitu aranyigisha arambwira ati munsi ntabwo uri bufate icyo kurya bampa icyo kunywa kigendanye na serumo baranyambika neza imyenda yo kwa muganga akageza akanganiriza buri akamugitondo akanganiriza ariko muganga yagushimishije cyane umwana mwiza ugaseka yari umwana mwiza rwose Imana imumugisha umva niwe nahereye mbona ibyihingiro umuganga ndamukunda cyane Imana imumugisha rwose abaganga badukurikiye hano kwicano n'ukuri Imana ibahumugisha turabakunda cyane kuko nabana ambasaderi w'Imana mufasha Imana rwose gukorana n'ukuri Imana ibahumugisha kandi kuhaje ndamukunze cyane ku buryo mva no mu bitaro yamerekeje akangeza muri gare uragiye rero ugiye kwiseta agiye kubaga mu ibere Jeanne duhe ishusho ukurya bimeze umunsi agiye kubaga ibere ese baruzi kirwayemo waruzi indwara rwaye mu bere byari bimeze bite ni iki warwaye mu bere nyirizina bagiye twumve tubwirana dukurikiye nyine nagiye kubagwa ndwaye ibere hari basanze indwara iyi ni ikibyimba ni iki tubwire bo baranjyanye kumbaga babimbwiye nyuma babimbwiye nyuma bamaze kumbaga kuko kumbaga nari uzi ko navuze ko nari nabyanze natinye kubera ubwoba baranjyana rero kwiseta hari aho bakunyuza akakubwira ati sinya cyangwa ufite umuntu ugusinyira nta muntu nafite yo kusinyira nari jyenyine ndisinyira urwaye urirwaza byose narirwazaga ariko ku manywa nkagira nk'umuntu uza kunyirirwa akanyuza w'umesera umwenda niriwemo icyo gihe cy'imwe urwara rwakoragamo icyo gihe nari nyiri muri rwa rugo nakoragamo ariko Imana igenda ikoresha abantu bamba hafi hari umugabo wazaga kusura yitwa Korode yakundaga kuza kusura n'umumama wita Wizeye akaza kanyirirwaho akanyuza ku mugoroba bagataha ejo akagaruka gutyo Imana igenda inyoherereza abandi narindi kuvuga ukuntu nagiye mu bitaro rero ninjiyemo imbere nyirizina kumbaga barambaga bamaze kumbaga rero ndumva narinjiye mwibagira aho bagombaga kumbagira mu masaha ya 8 mvamo hafi saa 10 hafi saa moya bamaze kumbaga rero ndagenda basubiza aho nagombaga kujya kuryama ariko urumva ntago nabaga numva kubera nari nkiri muri cya kinya ibyo kugira ngo menye uburwayi rero nabimenye bukeye baje kupfuka kuko nakangutse mvuye muri cya kinya sanga
ndapfutse upfutse ibere hamwe mfutse ibere nta urumva aho bari babazi ryari ibere ariko mo hagati harimo umwobo ugeramo hasi baje kunkoreramo amasuku rero nibwo namenye ikibazo ufite umurwaza wanjye niwe wabimbwiye yakubwiye ngo iki ambwira ko narifitemo ikibazo cya kanseri ni ibere bambazemo kubyakira nyine ariko ntindaho kubyakira ndongera ndigara kuko uwo twari turi kumwe nawe yabaga ari umukirisitu aravuga ngo ibi biroroshye ubwo bakubaze uraza gukira wahuye n'abaganga kandi uri kwa muganga ni inkomere ni impumure najyaga ngira igitabo cy'indirimbo na Bibiliya iruhande rwanjye nkumva afite ibyiringiro ibyo bintu bikankomeza icyo gihe kirangwa mu bitabo icyo gihe nkiri kwa muganga maze kugira ngo menye icyo narwaye nongera kuzana ibyiringiro none ko nageze kwa muganga na bwa burwayi nabumenye ko ngiye gukira yego jaho ukira kwa muganga nizihe ndirimbo akunda kuririmba zigukomeza ese nihe jambo akunda kuririmba rigukomeza ikindi ni iki wavuga ku byekeye kanseri abantu bava mu mwana barwaye ibere ngo kanseri mu ibere ngo ntabwo ikira ngo ntabwo bishoboka ngo umuntu ngo arabamubaze mu ibere ngo arapfa ni iki izo nyibutse ndi kuvugaho ziye ikintu kivugaho murakoze cyane warumbajije ngo ndi kwa muganga ni iyihe ndirimbo yafashaga cyangwa ni irihe jambo aho uryamye kwa muganga yego ndyamye kwa muganga najyaga ndirimba indirimbo yo mu gitabo indirimbo yo mu gakiza indirimbo ya 5 ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri jewe narabohowe mu mutima wanjye numva nguwe neza kucyo magendirimbo yego kuba impamvu yatumaga ndirimba iyo ndirimbo kuko ninjira mu gakiza cyangwa mu itorero rya DPR ryewe naryinjiyemo abakirisitu tumenyereye ko tuvuga ngo ninjiye mu gakiza cyangwa nahawe agakiza ku buntu jewe kugira ngo nje mu itorero ryanjye rya DPR iwacu nabyirutse sanga ari abagatulika ntago bemeraga ko najya mu isengero cyangwa mu itorero nk'iryo ngiryo biba ngombwa ko nza kubasaba umwanya yuko najya njya gusengeramo bakanga ariko nyuma nza kuvuga niga imitwe ndavuga ngo reka ngure mama yakundaga ikigage ngura akabuni k'ikigage ndamuha ngo ngaho sigara unywa ushira inyota nanjye ngiye mu rusengero ndaza gutaha nta kibazo bivuze ngo wowe kakitaka yarakaguze njya mbivuga kuko narakaguze ntabwo nabona ibyo ntanga ku Mana ariko njya ntanga ubwo buhamya ko kugira ngo mbone inzira yo kugira ngo ninjire mu rusengero hari icyo natanze kugira ngo njye gusenga kuko mama yajyaga abona abagenda akavuga ngo bakagenda usiko habaho amakorari abakobwa bagiye muri korari bagiye mu bintu byo gufasha hari ukuntu twagiraga ibintu byo gufasha tukajya guhingira umuntu akumva rero ko nzajya nirirwa ngenda nta kazi kandi nakora abantu batemera ko kanseri ikira cyangwa se uko umuntu kanseri ashobora kurwara kanseri akahita apfa cyangwa se bakaba turaburi kubeshya ntabwo byo bishoboka mbese ntabyumve ababwira iki kanseri irakira kuko narabazwe muri icyo gihe muri ibyo bitaro nabayemo igihe kinini njyana nabishima Imana maze imyaka mu bitaro ntabwo namazemo imyaka ni ukwezi kumwe baza kugira igihe basezera bamwe ati tuzatugukurikirana uri hanze uzajya kwa muganga kwipfukisha ntabwo ari hanze mu mahanga undi mu rugo nari ndi mu rugo aho nakoraga niho nasubiye hanyuma nkajya njya kuwivuza ku ma centre de santé bapfuka banyoza hamwe nagezeyo centre de santé ya Kicukiro baravuga ngo barambaza urasenga usengera he uri umukobwa uri umugore nabo byarabacanze kubera babonaga iryo bere ukuntu rimeze barambwa ati ariko nimba unasenga koko ufite Imana y'ukuri yakugenzo kugezana n'uwo mukiri kumwe uzayinambeho ntuzayiveho nanjye niyo mpamvu njya mvuga ngo sinzayivaho uko byagenda kose barambaga rero barapfuka kwa muganga bigeze igihe nabo bibacanga none barambwa tujye uzana ikiro cy'ubuki tumene muri ryabere hanyuma igihe kiragera umuntu arambwira uwo mumama bamwita Nosiyata abigikondo arambwira ati ujye uza tujyane gusenga uko bimeze kose nushaka ujye uhera mu gitondo ugenda ugere ku rusengero sangahe njya gusenga nabaga nifubitse nyuma nta wese icyo ndwaye ndicara haza kuza umuhanuzi rero asengera ku rusengero rwo mu Gashyekero ADPR arambwira ngo mvuke ko Imana ivuganye nawe ngo Imana iragukijije ngo nabonaga ufite ikibazo cya kanseri
ngo nta byiringiro ufite yuko uzakira, ngo ariko Imana iragukijije. Nongera kumva Imana nayo ari umukozi w'umuhanga, ikintekereza kandi ikimbereye maso. Igihe kiragera rero nongera kujya gusenga nanone, njya gusengera mu itorero Imbaraga z'Amasengesho Sonatube. Mpura n'umupasiteri wabo arasengera, amaze kusengera arambwira ngo afata amavuta ya Elayo arayashyira mu biganza byanjye, arambwira ngo ninyasige ku ibere ahantu ufite ikibazo, arabona afite kanseri, ngo ufite ikibazo ariko Imana senga igiye kunkiza. Imana niko yabigenje. Hongera hagaruka wa muhanuzi nanone umwe nakubwiye aho nagiye gusengera, arambwira ngo Imana irambwiye ngo iragukijije burundu, kugira ngo ubyemere ko Imana igukijije burundu. Ejo nk'iki gihe uzajya kubona ubone ibere riri kuzamuka, ndetse muzi yuko iyo umuntu arwaye igisebe hazaho urukoko, uzajya kubona haze igikoko ku ibere rizamuke. Niko Imana ivuganye nanjye. Ntangira kugira ibyiringiro, uko yabimbwiye niko byagenze. Ibere ritangira kuzamuka, urumva habaga harimo umwobo ugera hasi, noneho yanyama cyangwa navuga ibinure byo mu ibere bitangira kuzamuka, bigenda bizamuka gake gake, bitangira gufubika, noneho inyama zirahura cyangwa umubiri w'ibere birahura, bitangira rero gukira. Igihe kiragera rero nza kujya kwa muganga, maze kumva ko imitsi nkora cyangwa n'inyeganyiza bikemera, kuko icyo gihe ndirwaye iryo bere ntabwo nabashaga kuryama cyangwa ngo ndyame umwanya, naricaraga cyangwa nkegama ku gitanda. Abo twabanaga nibo babizi, kugira ngo nze ibitotsi byafata, kugira ngo nze kweguka narindaga guhamagara nk'umuntu kuri telefoni akaza kundeba mu cyumba ndyamyemo kugira ngo anyegure, kuko iyo nabaga nasinziriye nkeguka nkaza kugarura ubwenge, numvaga ko ari nk'ikibuye cyangwa nk'ikintu bazanye bakatsikamira, cyabaga ari ikintu kiremereye cyangwa se umuriro unyotsa cyane. Ntabwo nabashaga kwambara, nabaga nicaye nambaye igice cyo hejuru. Imana rero iza kungenderera irankiza muri ubwo buryo, muri abo bahanuzi Imana yacishijemo, haba ari uwo mu mama, haba ari uwo mu pasiteri. Mbona Imana yabo irakora, n'Imana yanjye nanjye ingarukaho, ingirira neza. Nza gukira rero, nyuma nza gusubira muri controle njyi Kanombe inshuro zitarenze imwe, inshuro zitarenze ebyiri, mpura n'abazungu bapima barambwira ati nta kibazo ufite, turabona warakize. Ariko aho tukira aho ngaho ubwo uburwayi bwawe baba bakwiye kurwaye kanseri nyirizina, iza gukira. Ubu rwose umubiri wawe ni muzima, ibere ryawe ni rizima, nta kibazo ufite, nta musonga ntaki, ubu warakize. Ibere ni rizima, yenda hari ukuntu umuntu ajya arwara igisebe ukakora nko ku nkovu ukaba wababara. Nirinda nko kwambara ibintu bifashe cyane kugira ngo ya nkovu ntayitoneka, ariko ubu nabashije, hari imyenda abakobwa bakunda kwambara ku gice cyo hejuru, mbasha kongera gusubirana umwenda wanjye nambaraga, kuko urumva muri ubwo burwayi sinambaraga, ariko ubu ndambara bikemera. Imana yacu ishimwe. Amen, amen. Ati mukuri mwumva rero bere datashite z'umusaraba mudukurikiye, imbaraga z'Imana. Imana ni nziza, Imana ni igitangaza. Imana akije Jani, yagukiza wowe urwaye umutwe, yagukiza wowe wabuze urubyaro. Mukuri Imana yacu irahambaye ja, kandi Imana ishimwe. Jani, iki babwira abantu badukurikiye bajya bakunda kwiheba, kumva ngo byarangiye, ngo byacitse, byayobye, yarwara umutwe ati reka sinakubwira ati ndapfuye, yarwara ibikanse ati birarangiye. Niki wababwira badukurikiye none ahangaha? Wewe wibayemo umuntu wabonye imbaraga z'Imana, umuntu wiboneye Imana rwose, kandi Imana ishimwe. Ikintu nashishikariza abarwaye cyangwa abafite ibibazo bitandukanye bitari bimwe, nababwira ko Imana yacu ishoboye kandi ibera hose icyarimwe, haba ari ku manywa haba ari nijoro irakora ku muntu yizeye kandi yishikamishijeho umutima. Icyambere no kwirinda icyaha n'igisa nacyo, ugakurikira inzira yayo. Ibindi byose Imana irabishoboye, ni muganga wacu. Waba ugufite uzi ko mu isi tugira abaganga, ariko Imana yacu niyo muganga wacu wa bugufi, ishoboye byose. Nababwira gukomera rero bakagira ibyiringiro ko nta hantu Imana itava n'umuntu nta nayo itamugeza,
kubera uburwayi afite ntiyaherenwa n'agahinda, yenda hari abaherenwa n'agahinda n'ubukene, ariko Imana yacu nirubasha ishoboye byose kandi ifite imiti idahenda iri hafi cyane itwegereye. uracyari kuba umugabo uracyaba hahandi bagufashe neza, bakurwaje, bakubaye hafi? Oya, ntago nagumye kubana nabo. Ubu ngubu usigaye uba hehe? Kubera yuko urumva amaze kubagwa, nanze gukoresha ibere cyane kugira ngo imitsi ibanze yegeranye mu ibere, biba ngombwa ko ntago banyirukanye, nige wabibasabye, bafata undi muntu, biba ngombwa ko mba mu buzima bwanjye. Rero ubu ndibana, mba mu nzu yanjye yagenyine. tukiri aho ngaho tuzava ku bibana, abavuga ko n'umukobwa bibana muri ghetto bakunda kuba indaya, aho ntago waba uriyo? Oya, ntago ndiyo. Ntekereje iby'Imana yankoreye, ntago ibyo bintu nabyinjiramo. Yego, uri umukobwa rwose witegereje. Ndategereje. Imana ishimwe. Mwabyumvise rero Jean ati useja ukora iki? Kuba muri Kigali, uba muri ghetto, wishyura inzu, ukeneye kuzatera imbere, ukeneye kuzashaka umugabo mu minsi iri imbere, ukora iki ubayeho uti? Ubuzima busanzwe mbayeho uko buri kose ndanezerewe, kandi ntabwo nabyinubira kuko nicyo cyiciro ninjiyemo. Cyangwa se icyiciro cyawe nikomeze? Nicyo cyiciro cyanjye, ari akazi kariko kose ntabwo nakinubira. Shobora kumpamagara ati mfite imyenda yo gufura nkayigufurira, shobora kumpamagara ati ndashaka kuntekera kuko nzi guteka nkagutekera. Akazi kose sibya ko kuba najya muri ubwo busambanyi cyangwa ngo ngambanire umuntu. Akazi kose nkoresheje amaboko nkumva ko kari mu amafaranga y'umugisha ndagakora. Je nicyo babwira ko bakubwa bicuruza, banze gukora gukoresha amaboko yawo ngo bakore, banze gukora akazi nk'uko wakora, banze gukora imirimo y'ingo, ntago bavunika bakigira indaya. Urababwira iki? Ntabwo bagenzi bawe kandi barahari, si bahari Jean? Barahari. Ese ujye ubabona? Njya mbabona ukuntu njya nko gusenga mu gitondo nkababona nkumva birambabaje. Bameze bate? Bubona biteye isoni n'agahinda mu muhanda. Mu muhanda bambaye ubusa, bafite amagambo apfuye. Urumva muri iyo myaka yose nabayemo muri ubwo buzima, iyo ntaza kugira umwami wanjye, mba yenda nanjye naraciye akagozi nkashaka izindi nzira, cyangwa nk'uko nababwiye ko nibana nkaba nashaka umuntu uza akanyishyurira. Ariko kuko ufite Kristo, ufite aho yankuye, numva ko namunambaho. Ikintu nabashishikarize rero abo bantu warumbwe cyangwa abantu bicuruza baba ku mihanda cyangwa bakora ibyaha, nababwira kugarukira Imana kuko niyo data wa twese nishoboye byose. Nta kintu wasaba uyu mwami ngo akikwime. Icyambere ni ukwihana ukitandukanya n'icyaha cyangwa n'igisa nacyo. Ibindi byose Imana irabifite. Kandi kiri kintu nakungana nuko Yesu Kristo imigisha yose, ibintu byose, imodoka, amafaranga, ubutunzi, Imana yabifashe byose bimushyiramo cyane. Byose iyo mutsindagiramo Imana. Ubwo yakiriye Yesu Kristo byose ubu byakiriye. Imana ishimwe cyane. Rero Jean, tukiri aho ngaho, abantu ngewe rero njya nkura n'abantu tukaganira, ukababaza ko cyo yagiye mu buraya ngana n'indaya, niyo nagiye mu buraya ngo ukubera ubukene, ngo ubuzima, ngo urabona ngwiririri, ngo kwese buri mukeja kutabaye indaya. Ubona biterwa n'ikira bintu? Biterwa navuga ngo ni karande cyangwa satani. Afite imbaraga akorera muri abo bantu. Ikijya kimbabaza nuko iyo uwishe umubiri Imana yaguhaye, hari igihe ukuramo ingaruka, kandi nanone n'aya mafaranga wagiye gukurikirana ukabona nta mumaro. Urayabona uwo munota ariko ntumenya ahantu agiye, kuko nta kintu uba wayakoresheje cyabyara umugisha. Ikindi kandi Jean, nanjye nkunganira aho ngaho kuri iyo ngingo, imibiri yacu ngo ni iki harya? Imibiri yacu ni iki? Ni isengero. Haleluya. Imibiri yacu ni isengero z'Imana. Mwese kuki kwafata urusengero rw'Imana ukabishyiramo uburaya bwawe, ukabishyiramo biri byose, izo nzangano, kubyo matabura umogi, urusengero rw'Imana wajya kubwica gutyo? Ntabwo warwangiza. Ntabwo bikwiriye rero bindata. Urarubungabunga kugira ngo ruzakure rubyara umusaruro. Amen. Jean, tukiri aho ngaho rero Jean, mwabyumvise ko Imana yagiye imugira neza, uko Imana yagiye imurinda mu kazi ko mu rugo, ukuntu yagiye azamuka, ukuntu yakijijwe, ukuntu Imana yamukije kanseri. Ubumwe duhaye ni bwiza cyane, burafasha kandi birakomeza bigahumuriza abantu. Jean, tugana ku musozo, ni iki wavuga kikuri ku mutima? Ese wabwira iki badukurikiye, inshuti zawe, mbese inegure umwanya n'uwawe ude ku musozo?
murakoze cyane Imana ibaho umugisha. Icyo nabwira abankurikiye cyane cyane ku bantu b'abarwayi natanze ubuhamya bwinshi cyangwa ubuhamya butandukanye. Ni cyambere no kugira ibyiringiro muri bo. Ahandi natanga nabwira abarwayi yuko bakomera bakagira ihumure. Hari ababa barwayi bari kwa muganga batagira abarwaza, kuko icyo gihe ndwaye nahaboneye Imana. Kandi hari ijambo nkunda gukoresha nkabwira abantu batandukanye, nkababwira ngo umukire uzafata umukire umwubahira ubukire bwe, ufata umukene umwubahira ubukene bwe, kuko ejo hazaza ntuzi icyo azaba kuri wowe cyangwa ikimisi hatse cyangwa icyo yakumarira. Muri ubwo burwayi rero nabonye neza y'Imana, abo bantu nibo bagiye bamba hafi. Ntago twari dufitanye amasano, ariko nuko naberekaga urukundo, bakambona nkaberera imbuto, bakumva ndi kwa muganga bakankurikirana. Nagiye mbona neza y'Imana rero nababwira kugira ngo bagire umutima nabo wo kwihangana, kuko Imana yacu ishoboye byose. Ntago ari kimwe, si bibiri, si bitatu, ni si byose. Imana yacu ishoboye byose. Haleluya, ndafashijwe. Ishoboye byose, ishoboye byose. Amen. Mu burwayi, mu bukene, mu bibazo, ahantu hose Imana irahari. Yego Jeanne, ubu uri umukobwa utegereje, ufite fiancé? Kubera isezerano ry'Imana ntabwo navuga ngo ntawe uhari, kuko urumva nabo niyaturiye. Kandi Imana byose babifite. Kandi Imana ifite byo, ifite abasore beza, abasore barimo umwuka w'Imana barahari, kandi nzi ko nanjye Imana izantoranyiriza uwanjye. Nanjye nifuje ko nzaguha umugabo, tugufashe tugushyingire umukobwa wacu, tugukorere ubukwe mu izina rya Yesu. Amina. Aha Jeanne rero ndashaka usengera abantu barwaye, ari umudamu ushitanye urwaye umugongo, ari kwa muganga, usengera ubyikore mu biyobyabwenge, uburaya, ubusambanyi, ubujura, mbese usengere buri kintu cyose cyugarije iyi si, kuko Satani ndabona imeze nabi. Ikindi nashaka kubaza, kindi ntasoza turasenga kuko kwawe uko umungiye kuko ibiraka, kandi ukaba ari urwaye kuboko hariho na bande. Ubu muri iyi minsi ntabwo byakomeye, koko ni kabaye karabaye, ariko ntabwo kabaye ku mwami wacu. Umwami wacu arashoboye, nk'uko twabivuze yuko ibituye isi byose ari iby'Uwiteka. Uko mbayeho umwami wanjye agenda abigenza neza, akampuza n'abantu b'umugisha. Amen. N'ahangaha rero kuri zicano nizire ko turi badukurikiye hazava umuntu w'umugisha. Yego, bakafasha bakandwaza, babona ntashoboye nyine bamba hafi. Imana igenda inzanira abantu b'umumaro kandi igaca inzira, ikanzanira abantu b'umugisha. Yego ngenda kumva nanjye Imana ndayizi. Yenda biragoranye, kuko urumva nakubwiye ko navunitse nkakubita urushyi rw'ukuboko hasi, igufwa rigakuka, ariko kuko nizeye ko Imana yakoze bya bindi, yankijije bwa burwayi, nahizankiza. Yenda nuko maze iminsi mbona nta buryo bwo kuvuga ngo njye kwa muganga bikwiye, ariko Imana ifite inzira nyinshi yabicishamo, nkabona irembo nkajya kwa muganga. Yego ariko wariyemeje rero ngo gukorera Imana nyine nitayari. Nariyemeje, nta soni binteye, nta kintu bintwaye. Ntabyumvise rero Jeanne yari umutwe wacu kuri iki kiganiro, yatuganiriye byinshi cyane, yatugiriye inama, yatwetse imbaraga z'Imana. Nukuri ngiye ku bwanjye Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro ni umugisha. Reka dusengere ubundi dusoze ikiganiro cyacu. Yego, reka twubahe Imana dusenge. Yego Mana, turagushimye, tugushimye kugira neza kwawe, tugushimye ineza n'urukundo utugirira ku manywa na nijoro. Izina ryawe nirishirwe hejuru kandi nirihabwe icyubahiro. Turagushimye kubw'iki kiganiro, izina rya Yesu Kristo. Ntabwo twari turi kwihimbaza, ahubwo twari turi kuvuga imirimo n'ibitangaza wagiye udukorera. Twari turi kuvuga ineza yawe twagiye tubona, haba mu burwayi, haba mu kuvuka. Twabanye nawe, twabonye ukuboko kwawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mana, twatanze iki kiganiro rero, turakwinginze ngo Mwuka Wera akomeze asange abaduteze amatwi, nabo bagira ibyiringiro yuko uri Imana ishoboye kandi ibe
ahera hose icyarimwe. Izina ryawe nirishimwe Mana. Twongeye gusengera abarwayi hirya hino, hari abari kwa muganga, hari abari mu ngo zabo. Ni wowe muganga mukuru, turakwinginze abadafite ubushobozi bwo kuba babona uburyo kibugera kwa muganga, ni wowe wo kubarengera. Abari kwa muganga ni wowe wabomora ukabaha imiti ikwiye. Mwuka wera rero ukomeza kubana natwe, kandi nabo ubwo tugenderera uko twabonye udukiza, nawe ugenda ubakize, ubakorere imirimo n'ibitangaza. Nabo mu gihe gikwiriye nk'iki ngiki bazavuga izina ryawe. Turagushimye rero yuko wabanye natwe kuva dutangiye none tugeze ku musozo. Gumiza ubane natwe none n'iteka ryose, niko tubisabye twizeye, amen. Amen. Tubashimiye rero bakunzi bacu, tubashikaza kuri subscribe, comment, share n'ibindi, kandi ni ukuri Imana mu ijuru duhera umugisha kumvana no biganiro byacu, mukaduhera abandi mbese navuga ngo urukundo ruhebuje, kandi Imana ijye baho umugisha. Murakoze naho butaha.